kagiye hanze jihad ni gato oya jihad nagaso y'amana warakabonye mishu nagasununu pe uziko nawe ubyaga gufata naha kakimeni nagafiri akuriya mupasiteri ko ajya kugafata akagashakisha none akapasiteri ni kanzigirinya none waragashaka kabaka oui biriya naraye numvise koko nibyo bakuronguraga mu kibuno umuntu warongoye mu kibuno nakabyara ngo abyumvanye ndegayo ntabwo ajya byara ngo bikunde ugiye kubyara umwana aca mu kibuno ari ugiye muri Kenya ngo kavango ngo mutani undi mugore bazanye ngo mutanga buhamye biriya bintu yari yabiborotse n'ibintu bamupakiyemo Oliver se wabonye yari yoroshye yari kuba azayo makuru arangiza ntayatangarize kwa Godfather yari kuba arinjije hari utuntu yagiye yirinda nayo nabonye ariko yirinda iki kari wo mu kwa 10 nuwo mu kwa 10 ntago yareka kubomoka La poeta atangiye kutugaragariza kuna ari umupasiteri muzima komereza aho badamu ninde musigishe Gashumba kujya kanda Gashumba yazanga kubera yuko none warapowe havuye intambara y'abagore ntihajyaho n'iy'abagabo yabarasambanye powe umenye ko yamanuriye ko zamanye kwa 5 tukaba tugeze kuri 6 ngiye naraguhanuriye ngo uzapfukuze uzabona abuzukuru bawe amena ibyo bintu bakora byo kuza gukangisha abantu Bibiliya bagafata ijambo ry'Imana bakayikoresha mu nyungu zabo bwite pasiteri wambwa ahubwo ne uzapfa gapfupfuka wawusega wowe urabizi neza yaramwengagiye kunsengera ngo ndapfa nkenyutse ngo ngombe n'imoto wamushize hanze koko none uri gushyira ibiboro hejuru Jado umva amakuru ngiye kuko wowe pasiteri Japowe Karame kura gatema muri block okay iyi match n'indura umusifuzi Dumba witeguye kuba umusifuzi ni gusifura oya abasifuzi turahari abasifuzi turahari Kongresi araje mu ruhande iyo pasi nanjye ndiranze imeni nanjye maze kunywa agakoma ameze neza nanjye nondenza agakoka kumva ndaritse umusundi hano mu buriri dore maze kunywa agakoma ndigenda mbumburaho gahoro mfungura umuki Gashumba arahiye napowe ubundi mbere yuko ajya kwiyunga na Gigi yagomba kwiyunga nawe akabanza akiyunga nanjye yarangiza akareka kwirengagiza Gashumba none rero ari kubyica pe Gashumba ari kugira gace hajyamo akayaga kuriya kuntu yigize umwibone akakuvugira kuri pano ye biraya byinshi yakoze amakosa Gashu wamurwaniye urugamba twese ntago tubiyobewe yabyirengagije ro ku munota wanyu nabireke nanjye ikiboro cye ndakibitsa hano aha wowe na timu twigenga mwese mwari mwagiye n'amaguru n'amaboko genda ufana Gashumba ejo nzayi akora poete na muborokore azamuke powe muborokore aze twirira ibya nijoro n'ubundi byakumanywa byadushizemo gatema nagari muri block borokora gatema nagari muri block yatinye se kare nago yavuye kwa Congress atibika nagari muri block gatema ahubwo gatema niwe mborotse naramuborotse na waramburuka yavuye kwa Congress atibika ari kwirukanka yabitaye ngo aragaruka kwa poete ariko murasetsa ngewe karabizina ngo mu mijamba hano n'induhana n'undi jana karagahabwa kato murungano kari kugenda kari gutama hurunguru hariya mu Bufaransa umwoyo barawumennye wafatanye n'igituba ntago kakimenya aho kanyarira naho kanera karimo karagira kanyana nabi nabonye karnya ubunuzi ububyindi bw'umukara ukuntu ntago uribuka ko Dumba aranga mwana Dumba se yankora iki ego Dumba wamuvugane muvugane urumva Gashumba avuze gutyo nanjye atanshize ku kanteba bage babarira se boropowe we waborokoye umuntu poete yaramuborotse ntiyamukura mumva karaka bw'akazi narakaborotse pe ariko kabishatse nakaborokora ntabwo gahari kandi nyine avuze ngo umuborokore nikazamukiye muri backup yako ntabwo nshaka kukazamura na backup uriya mutimbwa igira
Aisha yageze hano ryari akajangwe kara Ndumva ariko shemeze ko ute ngewe sheri. none se wankanzeho Gashumba meze neza Gashu sheri Urakomeye ugire shu. modereta yego uzamuka ugenda urebe ko namuburotse nanjye yamborotse thank you congress nanjye yamborotse urumva igihe cyose twahereye amanywa yose yamborotse ahantu hose kandi nakagwari ejo yari ari akobwa kunguruza ngo nakagwari nze mufashe Samiya baserera na Samiya ngo nze mufashe kubaga Samiya mba nawe ubundi ngati karaga ndabumva ko mushoboka Gashumba ntabwo kamubwire ashobora konzi kwicara kuruma kuri pano ye ngo avuge ngo birangire agenda akajya kwisunga Gashumba abandi bantu arabizi avuze Gashumba menshi we we konzi kuruma hasla nyine basi mva nkubaza umbabare unsubize basi konzi kuruma hasla uri umumama wirwanyeho hari akana ko kumuraziranye inde Gatema Gatema muraziranye maso ndetse ubundi se sinamwohereje isombe n'ifu y'igikoma yego rwo mana yanjye ninuze n'imiyenzi kugira ngo afite ikibazo nyine akanuze ko akabuno ke kari karatanye n'imiyenzi biriya bintu nyine umuntu akora akabizunguzitanya akabyicaramo byose nabifashe ikintu nabuzemo ni sipure yonyine uraharabika wa mwana ahubwo do wagira ibyo bintu ko utari uhari wabonaga se buriya butama buri kuza buri kanya ukagira ngo buri kuzanwa n'iki ariko we ntabwo yendaga gupfa muri iyi minsi yaragiye dore yishinga izindi ndaya aragenda ajya guhereza aba Nigeria yabonaga kariya gasundi ke kangana urwara kajyamo biriya biboro bya Nigeria bigakunda aragenda baragipanura bakigira inuza yakirangaza nkohereje ibintu byo kwiyuka ngo wongere bafatane none ubu ngubu ni jyewe mu kanya ikibuga kibarangiriye ariko urimo urakubita amaso ataraza gutegereza rapowe ubwo twari dupfuye iki twari dupfuye yuko urabona biriya bintu by'ibiboro biri kugenda bitambarara ku ntuze ku manuze yose biriya bintu bya video twavugaga biriya biboro bye nuko njye nagiye nkavuga ati ni gatoya azashaka inuze imiti asigeho none undi nawe baraje arajya taxi uriya muntu koko ni umupasiteri tutuvugisha ukuri cyane nta mupasiteri mbonye njye mwita imbeba pe mwita imbeba ngaho nawe nyumvira hari rapowete hari wanyawe uwo muntu uri kuvuga ninde uriya ni umukozi w'Imana ni umukozi wa Satani mubi oya iyo uri kuvuga umwesikoro uvuga ariko buriya abesikoro baratandukanye Gashumba reka mubwire ibintu ase Gashumba ni ari kumuvugira ejo bundi Gasho reka ariko se ko naje kubitekerezaho ngasanga biriya bintu yari ari kuturagira cyakoze repowe uri umugabo mane repoete ni umugabo ntajya ry'inzi ibyo ntajya aca ku ruhande repowe mane ninjye mugabo usigaye ku isi Gashumba reka mubwire kugira wumve yuko njyewe ibirwa mvuga bifite fact apana kuza kwibaraguzwa by'ubusa muri Bibiliya mu kuva mu gitabo cy'abakatolike bayita iyimuka Misiri muri yo ntagatifu abayisiraheli Imana igiye guhitamo Musa urumva Musa yabwiye Aroni akubita inkoni hasi ihundika inzoka urumva noneho n'abakonikoni ba Farawo bafata nyine inkoni zabo nazo bazihinduka inzoka ariko inkoni ya Musa iragenda irya nyine inzoka irya izindi nkoni icyo cyari ikimenyetso cy'uko ntabwo abantu bose bavuga Imana aba ari Imana kubera yuko na Satani yavuye mu ijuru afite ubwiza arabagirana Imana iravuga ngo twasubiye muri tubavudukane ugushije mani mwaborokoye Gatema ariko borokoye yaje akareka gusunwa akareka kwivugisha ibyo ndamuborokora tende naramuborotse thank you ariko dumwe Gashumba mu ntangiriro Bibiliya irambwira ngo ugushije isano wasiwe kubera ko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi bishatse kuvuga iki Satani ntabwo ubwiza yari afite mu ijuru yigeze abwamburwa yarabumanukanye araza akihanga muri ziriya ngegera zikihangwamo na Satani zikaza zikita abakozi b'Imana mu gitondo ukajya kubona uruboro ruri kuguca hejuru akaboro kaguca hejuru ngo nukavugaho ngo ibintu biracika Gashumba njye Poete nkurikije Bible nzi
n'abapasta nazano nk'abakina fundi gurwa ngo umupasiteri ariko kubera ko nzi ko amaraso nk'ayo ngayo umwuka nk'uwo wo kwigira icyo utari cyo bikurikirana none se iki cyigishwa maze ndi kukigisha kuri pano yanjye ubuse twari turi kumwe none se Dumba kuri modereta wagiye ukareba niba koko Gatemana n'umuborotsi Gashumba nawe umbwire ngo ugire modereta ugenda urebe ntago kuka bw'akazi nafata umwanya wo kukaboroka ngiwe ndaboroka umuntu utari wose ndamuboroka sariho ntago yatinye ko yavuye kwa Congress ari kwirukanka yabitaye yabivuditsemo kenda kurira do ibereye kwa Simba ari kwa Simba kunda Gatema ari kwa Simba kunda bamuzamuye Pastor Kim ni kavuze ngo babazamuye Rwande ntukajye uvuga mu gahano kuri pano yanjye ako kabeba kose ki ako gatinga ni imbwa ratiriya yo n'umuhari ni munapingire nimutangere umva Gasho nibatanga uturoza ku bantu babo urumva abanandikemo ngo FYP muri comment kuko pano yanjye bari kwiripotinga Godfather wanjye bari kuyiswagiri Godfather ako ka backup uri gukoresha kuri pano yanjye ndabizi neza urabizi neza ko buretse urabizi neza yuko location n'ahantu barizwa urumva yugi broker pano yanjye mpita mbibona nge nize IT wambwawe ntago nzano ndabizi muri kundi potinga wowe nizo mbwa zawe ni mucire gake ni mugende gake birarura kubera yuko ngewe sindi bunasireho ngubwirinzi kuri pano oya murayibroka nzamura indi kuko ngewe mvugisha ukuri ntabwo amashuri yanjye n'ubwenge mfite nzabuzana hano kuri TikTok wongeye kubroka ngo pano yanjye ntabwo iri private muni muyibroke ni mubroke nta muntu wayiboroka mani ndi hano wihunguye ivumbu no munsi uretse bazakubanga ureba wihunguye ivumbi wicara ku meza no mu gitondo si ubona ko nabatejemo akavuyo bakaba birundanyije ejo nanone mbafitiye akandi gashya nanone babyirirwemo dore n'inkanyari bamuhurutuye hejuru kubu